sibyo niba bushari ari bushari ntabwo wamenya icyayimuteye kugira ngo abe yarwana hari ibintu biba biri deep tutagiye kuri ya discipline asanzwe afite hari ibintu biba biri behind tutabasha kumenya byatumye arwana none se mani entertainer ni ngende njya kuri indirimbo z'abantu bakora mu biro nibo bonyine bazankunda bro ngomba kwandika paragraph wenda y'imirongo 5 cyangwa 4 y'umuntu ukora mu biro ku buryo niyumva ko kabora tuvuga ati cyakoze indirimbo ni fresh ariko nkongera kugaruka kuri babahungu nyine ngo nkiriya ndirimbo inyama izafasha bandera inyama izafasha abantu bose bakunda inyama ariko hagati aho ngaho ibyo bintu byanakunda yaririmbye uko biri kose biri behind y'inyama ibyo rero niwo biziho nasobanuriye abanyarwanda bari kubareba indirimbo asundi ninde ubandikiye isosi ndayuzuzamo ndarya akazingaro murya akakebingaro maze iminsi ngibihore uyu munsi ndashaka umuhore wibuke sindi umuhwere kuko sinkunda iminywere Okay. So bakunzi ba Rwanda TV bakunzi ba Ficus TV twongeye kubasuhuza nkuko mubibona twongeye twagarutse ni 2022 tugarukanye talented guys abasore bafite impano kabisa abasore bafite impano binaha muri Musanze town kabisa n'izina ryawo nkuko ribitubwira ni MSA Gengo hejuru cyane so turabasuhuje aba diaspora mwese ahantu muri USA Canada impande zose z'isi uyu ni wo mwanya wa show so tugiye gutangira batwibwira rero reka duhere iruhande rwanjye umuntu naramenya nimba ari umuhungu cyangwa umukobwa reka tubanze tumwumva twibwira urakina n'ibyo utazi ubu protein no kumena amazi aho ngeza n'injyo hazi nambabazi nawe arabizi akunda kumeka kunda ninjye umuhatana konda muhimbunda akayikomba mu gitanda ngo bibari komba ndi smoke w'indi gangster zicoma ndi hamwe na papa imahanga banyita umuhanga nafatanwe n'igihanga namanitswe no kubyapa ubu inkuru yageze kwa papa ewe sinyeneye bica zitwika nibihaha zikunda nibiraha ndakora hit ndakoma beat mfata makwiti mfunga makiki ndatwika no kuri Twitter ndiho ndahiga makuta jewe ndumva ari wa yewe namaze gufata icumbi ndetse n'inyambi igihumbi intoryo zanjye zideze zivubura isosi renze sosiso n'amasamaki biryo hakurusha ubuki maze igihe nshonje inyama ndaje nyijomba icyuma indyo zindi zisanzwe zibiha nk'umuravumba aya maraso ndayakavoma stile no kukabamba ndakabyinamo ikinimba ndetse n'igisirimba umuko wanjye ni mugari ukora nk'akamoderi ndayirya butogo nyirenze umuhondo ngera mu ibondo mbiri ku mubiri biryohe cyane numva uko biri nagigiranishwe numva umuduri by'inyama bidasabye umubiri ndi bon appetit barabizi isosi ndayuzuzamo ndarya akazingaro murya akakebingaro maze iminsi ngibihore uyu munsi ndashaka umuhore wibuke sindi umuhwere kuko sinkunda iminywere uyu munsi ndanasinda maze igihe nshaka ipinda inyama ndayigeza mu nda ndayirya nambaye igipapa nyiporeze nabyo gupapa ntago nyitwika ibibaba uzabibaze na kibaba naje hano kuri busheri mfite agasashi n'ibiceri ndarya agasosi n'agaceri please ndi busy na kazi ndashaka ngibyara amazi nze koga nk'uguruzi umurishe wanjye ni bayoneti ndayikaranga bufiriti ndayikaranga amazi ibyara amazi harashinze yose iraba amazi cyakoze kabisa cyo ngundira abaraperi muba mufite vibe zirenze kabisa gamva ukuntu vibe z'abaraperi ziba zimeze ndakeka babashimishije kabisa babahaye show noneho kuko twari turi kwivuga as a team cyakoze muradutwitse noneho reka tumenye amazina yanyu kuko umuntu ashobora kubabona gutse waze MSA Gengo gusa ntago nkuzi izina nawe ntago nzi izina umuntu yabatandukanyiriza kuki twese uko turi kumwe turatandukanye dutandukaniye ku mazina ariko turi team nitwa Papi Jizo ndirimba mu tsinda rya MSA Gengo amazina y'ababyeyi se buriya ntago ari ngombwa ako kantu ntabwo ari sawa ni sawa mani kuko ese ushatse kuvuga ko mama yakwise nabi cyangwa papa reka da
urarijimije mbese oya ariko bari bisaba ndakuzimije nzakuvumba. Amazina y'ababyeyi ni Mizero Patrick. izina ry'ubwenge Ya ni Mizero Patrick, urumva izina papi rituruka kuri Patrick. Ya aho kana n'abakarisa ariko no kubera ko ari wowe. Man, nkuko mubibona nyine amazina yanjye nitwa Yuram, nkaba ndirimba muri MSA Gengo cyangwa se Musanze Gang. Man. murakoze cyane main. Amazina yanjye ni Horace Zoom. Ubwo nyine amazina yanjye ariko sipora njye ntabwo wabimbajije ariko nta n'impamvu. Sibyo rata. Nari nihuse. Nibyo tubwira amazina ababyeyi bakwise nayo. Sha nyine ku bantu basanzwe bazi Horace Zoom. Ku mazina yanjye bwita asanzwe nitwa Mahombi Delika. Man. Mahombi Delika, you are not in Rwanda. Nabwo Mahombi byarahindutse njye nitwaga Malombi Delika. Man. Uri umunyarwanda. Agataho gutyo. Kantu ntago ari keza. Man, buriya nkunda vibe z'abaraperi kabisa. Z'abantu muririmba hip hop muba mufite vibe. Njye mpita nibaza ziva hehe. Izi vibe ziva hehe. Vibe ahantu zituruka buriya iyo usanzwe uri umuhanzi uba ugomba kuba ufite vibe ahantu uri hose, kubera ko umukinnyi wa filime n'umuntu uririmba indirimbo za gakondo n'umuhanzi kuko bose n'abahanzi bose barahanga, ariko actually umuntu w'umuraperi ahora afite vibe ni swag. Ako ngiye vibe zanjye ngo ndakwinywera amazi cyane winda yuzuye amazi. Ya ubundi man wenda papi ibyo asubije nibyo, ariko nyine namwongereraho ubundi aba umuntu uba muri entertainment. Umuntu uri entertainer ni umuntu ubundi entertainer no mu Kinyarwanda ni umuntu ushinzwe gushimisha abantu. Ntago washimisha abantu utishimye bro, none se ari umuntu utanga icyo adafite. Kugira ngo ushimishe abantu bisaba kugira ngo wowe ubwawe ubanze wishime tu. Kabone nubwo wenda naza hano muri interview mfite ikibazo, iyo nageze hano nyine bihita bihinduka man, kubera ko ndi kuri ikam kugira ngo umuntu uri kundeba yishime tu. Niyo mpamvu ngomba kwishakamo ibyishimo kugira ngo mbihereze wa muntu urimo kundeba. Niyo mpamvu tugiye kubaza Zoom yahoze yifunze man, vibe wowe zabuze cyangwa aho bazikuye wowe Shabura rero iminsi yose ntabwo ibisa. Bara ko ndabanza nyine kuyeskiza, bara ntabwo meze neza to, ntabwo meze neza, ndarwaye niyo mpamvu. Ako vibe man umuntu arazihorana. Nongeye ku byo bagenzi banjye bavuze, ubundi man iyo ufite impano icyo ni kimwe. Iyo ufite impano ibintu byo kwidagadura cyangwa se vibe bikubera nk'umuco, ni ibintu biba biri muri wowe man bitemba. Okay, as rappers nk'abaraperi from MSA, so twifuza kumenya man ni iki mwakumvika umuntu kuba yaza kuba yaba umuraperi. Ni iki umuntu wenda ushaka kuba umuraperi ni iki mwamukumvikaho mukavuga uti iki kintu mu baraperi kiraturanga? Okay, nihuse cyane. Umuntu ushaka kuba umuraperi namugira inama yo kugira discipline. Discipline ni ngombwa cyane mu buzima busanzwe aho uri hose. Ni ngombwa cyane. Ni ikintu kimwe. Man, ubundi umuntu ushaka kuba umuraperi, ubundi icyo bita umuco wa hip hop cyangwa se hip hop culture ni umuco. Iyo umuntu yandika nyine umuntu uba muri uwo muco agaruka ku buzima abantu babayemo, sibyo? Wowe niba ushaka kuba umurapa cyangwa niba ushaka kuba umuraperi, banza umenye life iri around. Ni ukuvuga ngo ahantu utuye ni ubuhe buzima abantu babayemo, uri kubyumva? Kubera ko nusohora indirimbo uri kuririmba kuri life abantu babayemo nibwo bazayikunda, kubera ko uri kuvuga ibintu barimo. So banza wiga imico y'abantu aba ari nayo uririmbaho, sibyo? Ntago mvuze ko abantu baririmba indirimbo z'urukundo, kuko n'urukundo ni umuco, sibyo? Ushobora kuza urapa mu rukundo, ushobora kuza uririmba ubuzima bw'umuhanda, ushobora kuza uririmba in life, sibyo? Ariko niba ushaka kuba umurapa, banza wige life abantu babayemo, sibyo? None haba ari uririmbaho, kubera ko nyine hip hop twebwe turigisha bro, sibyo? Abantu turirimba hip hop turigisha twomora imitima y'abantu man. Icyo ni icya kabiri. Ikindi man ku muntu ushaka kuba umuraperi nabaretse kwirukanka mbere byose ubundi bimurimo man. Hari ukuntu umuntu ajya mu bintu bitari ibyo tu, kubera ari kubona bariya ngo rap irabakirije cyangwa se n'iki byose akabijyamo, nta ntego afite, nta mpano afite,
mani bimurimo azi agaciro kabyo azi ibyo agiye gukora ibyo ari byo hanyuma rero na ya discipline papa yavuze bara discipline ni ya mbere mu bintu byose irimo akandi zoom uracyavuga vuga nabi akandi kantu nakongeraho hari abantu bumva ngo abantu baririmba hip hop ngo nabantu bakoresha bafite ibikoresho byinshi ngo abantu bakoresha ama drugs ngo abantu ngo bikora ngo bya danger man giye ushobora kuririmba ibintu byo kwikora sibyo no kunywa no kurya kantu ariko nge nago mbikora tu nge nago mbikora bro nge nago mbikora man reka nkubwize ukuri sindanywa inzoga kuva navuka oji nge ninywera amata ninywera juice sibyo sindanywa ikintu cyitwa smoke sinda smokinga n'umunsi n'umwe rero abantu benshi bumva ko umuntu uririmba hip hop ari abasmoka badanje abantu bitera inshinge ng'ibintu birenze sibyo niba ushaka kuza muri hip hop karaca cyangwa niba ushaka kuba umuraperi banza wikuremo drugs kuko drugs nizigera muri mind yawe zirakwica ubyibagirwe nubyibagirwa ya life abantu babayemo ntago uzayibuka kandi nibyo yawe wabyibagiwe bro reka tujye noneho kuri discipline mwagiye mukomozaho cyane tuza abaraperi benshi barwanira ku ma stage abaraperi benshi usanga basinze bakarwana mu tubari nka Bushari ejo bundi ngaherutse gukubitana mu hantu yagiye gutanga show none abo bantu bandi bameze gutyo tugenda tubona ntago babicira izina man buriya rero reka nze nkubwire ikintu cya mbere ugomba kumenya buri wese agira inyogo ye sibyo niba Bushari ari Bushari ntago wamenya icyayimuteye kugira ngo abe yarwana hari ibintu biba biri deep tutagiye kuri ya discipline asanzwe afite hari ibintu biba biri behind tutabasha kumenya ibyatumye arwana kandi Bushari muzi kuri discipline ihagije cyane hari ikindi nashakaga kugarukaho ku byo ntwari mugenzi wanjye yaramaze kuvuga ku bintu bijyanye na smoking and another drugs bura umuraperi iyo aririmbye verse akaba yashyiramo umurongo naga paragraphe kamwe kajyanye n'abantu bikora cyangwa se n'abantu banywa inzoga ntabwo bisobanuye kabikora ahubwo uwo murongo umuntu aba yanditse no kugira ngo uzafashe wa muntu ubikora noneho nabyumva abikunda mbese mufasha buri rugero rwose none se man entertainer ni ngende njya kuri indirimbo z'abantu bakora mu biro nibo bonyine bazankunda bro ngomba kwandika paragraph wenda y'imirongo 5 cyangwa 4 y'umuntu ukora mu biro ku buryo niyumva ko kabora tuvuga ati cyakoze indirimbo ni fresh ariko nkongera kugaruka kuri bahungu nyine ngo nkiriya ndirimbo inyama izafasha bandera inyama izafasha abantu bose bakunda inyama oya duhita ugira inyama izakundwa n'abandi mbo inyama ni nizo noryi nagiye numva none se bro hari umuntu utazi inyama hari umuntu utazi inoryi original umuntu akimara kumva inoryi yazirari yazakunda igihangano umuntu niyumva inyama yaziriye azahita akunda igihangano kandi abantu b'abapapa bamukunda inyama cyane mwebwe ndabazi ni ukuvuga ngo niba twararimbye inyama wenda reka tuvuge ko tuzikunda cyangwa se sibyo no kuzikunda ubundi abahanzi ntago turimba ibyo dukunda cyangwa se ibyo dushaka twebwe dukorera rubanda turi imitima ya rubanda urumva reka papiji reka mbirangize urumva ubwo nuvuga ngo ari turategetinga tukareba wenda abantu bakunda ibi nkuko nejo muri reka twarimba igihaza cyangwa amasaka nta ndirimbo zitwa ibishyimbo ya kera y'abashyimbo akantu ngiye gusaba papi karaza kunganira reka mbyihutije nari akantu agiye gusaba papi mubitira ya vasozi yawe ya mbere waririmbye bwa mbere ahubwo se waguhereza indi isa nkayo none niyo numvise buri hari akantu nshaka naririmbye ngo urakina n'ibyo utazi ubu protein no kumena amazi aho ngeza n'injyo hazi na mbabazi nawe warabizi akunda kumeka kunda ninjye umuhata nakonda muhimbunda akayikomba mu gitanda ngo wiba arikomba sawa izo zanakonda rero nizo dushaka gusobanukirwa neza ariko hagati aho ngaho ibyo bintu byanakonda yaririmbye uko biri kose biri behind y'inyama ibyo rero niwe ubizi nasobanuriye abanyarwanda bari kubareba indirimbo ase ubundi ninde ubandikira turiyandikira twese kabisa buri wese ariyandikira uwo murongo ninde wawugizemo uruhare
uyu murongo ni mind yanjye yagizemo uruhare uriyumva nkubwire hari igihe umuntu aba ari muri mudu hari ukuntu ari kwiyumva hari abantu bakunda ko nabonye message umuntu yandikiye ariko man ngo wasanga basani ngo muririmba ibintu muhora muri gutekereza nanjye none se wakujya kwandika ikintu utatekereje none se gute tutaganira nkagendera ku gitekerezo cyawe bro we niba tuganiye uri umunyamakuru wenda ukamwita imana tuganiye n'abantu bakundana kubona reka nkubwire dushobora kuganira nagusuye ukangaburira inyama man ziryoshye byadanje ngiye nikundira inyama zikaranze kafura bizi no kuri bonane nari ndi wanyura shona sibyo urumva noneho ngewe namara kurya inyama nakumva ukuntu ziryoshye bro mwita uvuga ariko ubundi wakora indirimbo ubu buryohe ndiye hari abandi bantu baburiye bumva ziraryoshye man reka mito nkora indirimbo yitwa inyama bro ahangaho tubwire noneho wararanye n'umubebi tubwire umurongo wabyuka uhakuye man kubera ko ngewe rero buriya ndi umuntu ukunda imana ndi umuntu ukunda imana kandi wizerera mu mana tu nuguhitamo kura gospel ya danje urumva gospel ya danje urumva shishikariza aba baby kwirinda kujya kurara kubajamo okay noneho mwararanye dukubite verses yawo umurongo wawo wararanye se bro abahanzi baba bari tayari noneho abaraperi wahita guhereza umurongo ushaka kunjyana mu bintu nk'ibyo ngibyo by'ibishego kandi umurongo wararanye n'umubebi tubwira umurongo wawe ngo nararanye n'icyana ngo bigenda gutya na gutya ngo ndacyikora ibi nibyo ushaka kuvuga ngo njye nararanye n'umwana wararanye nawe nararanye nawe sibyo nyene aramutse araranye ndaranye nawe urumva sinzi wenda ntago byabaye cyangwa ntago bibaye ako biramutse bibaye ntekereza ko usibye kugana nyine tukagirana inama bitewe mu urugendo dufite mani ni runini rutugana isiyoni urumva no kwiteza imbere mu iterambere ryaje ngiye kabisa natamo kura n'uturongo tuvuga ngo isi n'ijuru byose bivuge ko nyagasani imana uruwera ufite imbaraga n'ubushobozi mwami urisumba byose aha turabana bawe twese hamwe turata imirimo yawe intege imwe tugana mu gihugu cyawe nyagasani imana uruwera nugushimira none se ubwo waba wararanye na marayikara ku buryo wakura imirongo ya gospel kuko mfite na bible mu cyumba cyanjye twasoma tu urumva abantu niba bararanye bamara kurya bagiye kuryama bagasoma bible bakajya mu byera mu byahishuwe bakajya mu migani ya Salomo abararanye bose ntago ari uko uri kubyiyumvamo kariko bigenda ahubwo abandi bafite nuko ndi kubyiyumvamo reka bariko bigenda kwiyumvamo bigumane natwe dufite ibyo turimo kwiyumvamo ukura motivation yo kwandika inyama n'ibintu bijyanye n'anakonda none se tugaruke ku umuntu wababwiye ngo ese ngo muri ibiraya koko ngo ibintu muririmba ngo ni ibiraya man nyine hari comment zijya ziza ugasanga nyine wapostinze video kuri YouTube kabona umuntu araje arifasha aranditse arakubwiye ati ngo ariko man ibintu muririmba ngo wasanga ari ibyo muhoramo ukumva ndaraje ariko man ngo mwazagabanya kuririmba ibishego ngo mukaririmba ibishego turirimba twebwe musaza nta n'indirimbo nimwe y'igishego twebwe tugiye twigarukire no lifestyle mubamo muri abastar muba muri lifestyle itandukanye na life sanzwe y'ubuzima busanzwe niki kintu umuntu witwa lifestyle atagomba gusiga igihe avuye mu rugo nekereza ko lifestyle y'umuhanzi reka wenda mbaho urugero gato papa cyangwa yigeze kuvuga ngo ntabwo yasiga condoms nk'umusitari abazi ko ahura n'ibintu byinshi nabaye ariko ako kantu ni sawa kugendana na condom broski buriya ni ukwirinda ntabwo bisobanuye ngo ugiye mu mahano y'ibyo bintu ugiye gukora ariko ni ukwirinda ku buryo anytime yaba bwombo n'iki hejuru cyane bya bro njyewe rero buriya mvuye home iyo mvuye home rwose mfite ka agenda kanjye sibyo ngendana ubwo ni ukuvuga ngo singomba kubura agenda singomba kubura ikaramu njyewe rero nanjye ku ruhande rwanjye singomba kubura ibyangombwa byanjye ndetse n'ikarita yo ku cyuma byonyine that's it ariko ntabwo usubije icyo umuntu agendana
njye ntabwo nakwibagirwa idea yanjye nibyo kabisa n'agapfukamunwa hafi aho. Okay, reka tugaruke noneho muri kariyeri yanyu. Reka tugaruke kuri kariyeri yanyu ya muzika. Hari igitaramo twigeze kubona cyabereye I think muri kaminuza yitwa Izayi. Mwaratwitse koko. Hadashyeze. Mutubwire kwakirwa kuriya imbaga y'abantu bangana kuriya abanyeshuri, urubyiruko kugira mwakirwe kuriya mwabyakiye gute? Cyakoze ibintu uvuze nibyo ntago twari twiteze ko turi buhasanga abantu bangana kuriya. Twebwe twabonye invitation yabo turayitaba cyane ko igitaramo cyabaye mu masaha y'ijoro cyane. Twagiye kuri stage saa 6 z'ijoro. Twarahageze imodoka iraparika turategereza ngo turajya kuri stage wapi kubera ko bari muri mood yo gutora abamisi no gutanga award ku banyeshuri biga muri kaminuza. Tujya kuri stage dutinze saa 6 z'ijoro ariko bimwe mu bintu byadutunguye na abafana twahasanze kandi bakabakira neza. Man umva nkubwire ngiye nubwo narinzi ko indirimbo yaramuriye yabagezemo bose byageze kuri level hahandi uririmba indirimbo kayirimbana n'umufana buryo waceceka akiririmbira yamana. Nabwiye Zomo cyakoze Zomo mva nkubwire dukomeze tugere courage kubera ko ibintu byacu iyi stage dukoze hari ikintu inyeretse ibintu dukora bibageraho. Narinzi ko wenda bigarukira hano hafi cyane ariko byaranongoye cyane sinzi nayo Rwanda niba ari icyo yabonye ariko njyewe nahise mbwira abahungu ndababwira ntibagabo none ko dufite akazoza ko dufite akazoza Imana kiri kumwe natwe iyi twashyizemo courage ya gusa ndabanza kubashimira abantu bahariya much respect ari abateguye ndetse n'abafana muri rusange by'umwihariko ngewe byarantunguye cyane. Ibaze ko abasani twasanze barimbaga indirimbo ebyiri gutyo ako twebwe man stage twayigumyo indirimbo 5 gutyo 7 bakidushaka turi kumwe na courage n'amateka akantu kamwe ngomba kugaruka ya zoom aracyakomeje komeza nari Njyewe ndashaka gushimira umu DJ wari uhari. DJ Papson man. Man, much respect bro. Sari ndayikuye kabisa wubahwe. Warase washimira Papson ukabura gushimira. Ndacyakomeje. Na boss mukuru. Top 5 ni yari yateguye iriya challenge sibyo? Ewana Patrick wubahwe kabisa. Iriya boro yari bayiteguye fresh kandi nyine komeza ushyiremo imbaraga kabisa. Byaciye kuri Energy Radio Live. Ikiganiro icyo gitaramo twagisanga he? I think ni kuri channel ya Energy Radio TV. So reka tugaruke vibe zanyu nari nzitegereje nari nzikumbuye izo twatangiranye nizo tugiye kujyaho sasa. Muri ready? Ya ready broski. Okay. Hari imirongo tugira ngo dukubitire itandukanye n'imirongo abantu bari basanzwe bazi. Iyo mirongo iri umwanya n'uwawe umva nkubwire uyimedite neza nta gusiga oya ndi ready umva amatwi ndayabanguruye ko uzabanze guporeza mbere yuko usoma cyangwa se kumedita mbere yuko ucoma ni wumva ushaka sexy uhamagare X ni winjira mu matako uzakore nka 6 abana bari sexy ne basaba ko taxi bahora bari fix birebera amapixi kiss kuri pisi umwe wamaye hips abatazi by'amapisi papi mbahaye pisi narikomeye pisi manutse mu makwisi ndacyakora amakosi yo gusoma gasosi nakoza amakorosi sinaguye ku gasi napfumuye akamisi kamwe karyoshya rips toka shayitwani wanyimye ku punani man nashyiramo ndani reka mfunge risani man ijuru rarifite ahubwo umva nkubwire hari akantu merutse kubona bapostinze kuri YouTube ngo papigizo mwijuru papigizo mwijuru urumva uwo muntu yarari nyifurije man mbega imirongo we reka noneho tujye kuri ni Yulam tugiye kumva Yulam ariko nayo nahoze mbona afite we noneho nimba yatuzaniye igitabo kanze ndebe n'uwawe musirika man noneho njyewe mfite imirongo myinshi ariko reka nguhereze kuri do nibwo nayandika man ngiye nyende wazo urimo kwandika iyo nazo ndi kwandika man ngiye cyaje wari urimo gusetinga kamera ndi kwiyandikira man ya iyi mirongo rero man
hetse nze nkukubite imirongo ya danje wumva ahubwo akaramu hafi aho. dore ngiyi peni mani njye nabwiye abantu ko ntajya nsiga ikaramu n'urupapuro mani iyi mirongo rero iratangira gutya wigiri ndi wini w'ikangu nkunda agakungu njye n'abahungu tuvunga ibivunga tumena umufungo ku myifungo aha turi mu nzu nugira ubwoba za muri kanzu nkora haryana uncima mu bwana dusubira bwana fungura umuyoboro nkuhatiye bombo bwombo ndayibyo naby'ibihombo diki yanjye imeze nk'icyombo ndapfumura umwobo reka uruyombo ndaguhahoro bega imirongo mana we bega ibiraya ni bwombo umva ni ukuri hariho koperative y'indaya babahereza seritifika babahereza igikombe cya danje oya ni motivasiyo mubaha ishyirahamwe ry'indaya murabafasha iryo rero ribashake reka twumve zumu none mani biriya bintu birandenze gusa mani ngewe abizi nyine maze iminsi mu burwayi n'iki byose ntago reka nze reka mbatwike ariko mba mfite imirongo myinshi ari igihe mboraho mpera reka nkoresha uyu nguyu niyo ndi kumva hafi ngo 6 inches n'amahato ndimo ndarenga coteur 2 feet 4 yards mbikora nka kamoteur 24 hours or even more hours kimeneka gusa ndiho ndarenga izo nkuta nshaka ibyo byana byangusha ibigusha byatumusha byatumutimesha uko nari gusa n'ubundi namakosa ngibintu mu nkwabera boshya urahuna nkabihehe nanzu biyobe bwo kongeza ibirere ndiruka nshaka ibirombe ndarwana no kugera ku rutonde ndabyumvira mu mugongo gusa ubwenge bukomeza umurongo meze nkora idondo simeruka no gufura mugondo ndacyatoba kondo mfite ingeso ndashaka iryo soko ngere ku isoko sindi gutaba ndashaka gukaba nshaka iryo shabambe nkingi ya mwamba ngeza hitariye sinzi ngo ndihe ngiye kubaka inkurye ndameneka amaraso nuzuye imiruho nzubaka ibigega murye cyakoze numva ko dusoreje ku butumwa bwiza soreka amasoye muhaguruke rero aduhe show gato intebe zibe zegeye inyuma gato ubundi turye show so kame mikoro umuntu uri hagati mugiye kudukubita indirimbo ya fresh ibyo then abantu wenda mu entertaining mu buryo bwanyu naje kugura inyama bityo nyeneye nk'ibiro 5 nitwaje agasashi kandi mfite n'inoti ya 5 mereza iyo nyama we nanjye ndaguha inyama we mereza iyo nyama we nanjye ndaguha inyama we mereza iyo nyama